Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mwahisemo kudukurikira mbabwira nti amahoro y'Imana nabane namwe. Turi mu gitondo cya tariki ya 8 Mata umwaka ni 2025, tuba tuzindukiye mu makuru atandukanye agezweho by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi tuba turi kuzenguruka cyane ku mirongo imbere cyane ku rugamba, tugenda tukubwira amakuru yose ubwino bwose, amakuru yose abajyagezweho aramutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba umutwe witwaje intwaro y'M23 uhanganyemo n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo rigizwe n'abasirikare bacyo ba FARDC, akaba abasirikare b'Abarundi, hakazamo Uwazalendo, hakazamo umutwe witwaje intwaro y'abajenosideri wa FDLR, ariko kandi tutanibagiwe umutwe cyangwa se igisirikare cy'Ububirigi nacyo kiri gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi. Ubwo rero nuko bimeze, tuje kugenda tuganira rero amakuru agezweho muri iki gitondo by'umwihariko kuri uru rugamba. Uti rero ukuntu ibintu bimeze, inkuru igezweho iramutiye mu bitangazamakuru bitandukanye, imitwe y'inkuru itandukanye yaba ibyandikirwa hano ku mugabane wa Afurika, ibyo mu Rwanda ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington Post bamaze kuba bayandika, ni nako kandi mu Bwongereza naho ibinyamakuru bitandukanye Reuters yamaze kuba icyandika, rero ntaramakuru Reuters byamaze kuba bibyandika, niko RFI mu Bufaransa nayo yamaze kuba yandika iyi nkuru rero ingezeho aka kanya nuko uwitwa Colonel Nanga amaze gutangaza yuko Tshisekedi ngo arikwiye kuvaho, ngo ndetse yuko ngo umugambi bawufiteho ko bamuvanaho, ngo ibyaba byose ibiganiro byaba byose ngo n'ubundi ngo bigomba kuba biganisha ku kuba uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaba yavuye ku butegetsi. Nibyo rero turi bugende tuganiraho, nkubwira impamvu yatumye abivuga. Gusa icyo wamenya cyo yabivuze ubwo batangizaga banki nshyashya cyangwa se ikigo cy'imari gishyashya bamaze kuzuza Igoma, kigomba kujya gifasha abaturage kwizigamira ndetse no gukora serivisi z'imari zose bagenda bakenera, haba kuguza amafaranga ndetse no kubitsa amafaranga. Ubwo rero ubwo bari muri iki gikorwa cyo kugitangiza, nibwo yatangaje ku mugaragaro muri speech yavugiye mu ruhame abantu bose bumva imbere y'itangazamakuru, atangaza yeruye ko ngo gahunda bafite ari uko bakuraho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kuko ngo mu gihe ataravaho ngo n'ubundi ngo ntabwo babona igihugu cyaba gifite amahoro, ngo niwe muntu wenyine utuma igihugu cyabo kitagira amahoro. Izo rero nibyo ndi bugende nkubwira ariko uko bimeze ku rugamba, nkubwire aho uru rugamba rw'uyu munsi ko bihagaze. Muri Ituri niho ndi bukubwire ko muri iki gitondo, nyuma yuko ku munsi w'ejo hagaragaye umusirikare wa FARDC wishe umuturage ndetse n'umwana we muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Ituri. Ubu rero M23 yamaze kuba isesekara, hari inkuru mpuzane nuko M23 yamaze kuba imufata, kuri ubu ngo bakaba amaze kujyanwa gufungwa, akaba biratekerezwa ikintu bagomba kumuhanisha. Hari proposal zirenze imwe, baravuga ngo bamwice, abandi ngo bamureke abeho, abandi ngo babe banamuca bamutotarinze ariko torturing cyangwa se kuyica rubozo, abandi bati tumufunga igihe kirekire cyane bamukatire nk'imyaka 100 ari muri gereza. Ubwo rero ibyo nibyo barimo baragenda baganiraho, ntabwo baramenya umwanzuro bagomba gufatira uyu musirikare wamaze kuba yica umugore yarayagerageje gufata ku ngufu, umugore akaba amwangira, hanyuma akahita amwicana n'umwana we, ariko akaba ari mu maboko meza kuri ubu. M23 ikaba yamaze kuba imufata nyine kuri ubu ngubu. Ubwo rero ntabwo ndi burekera aho ngaho gusa, ndaza kugenda njya no hirya muri Uvira. Murabizi muri Uvira urugamba rurakomeye nkuko nabikubwiye ku munsi w'ejo, nibwo abasirikare b'Abarundi basubiranyemo na M23, mu gihe Abarundi bari bagiye kwambutswa umupaka ngo basubizwe mu Burundi, ariko uwitwa Ndayishimiye Evariste cyangwa se General Neva ahita yongeramo abandi basirikare benshi baza gutanga umusada, bituma kuri ubu Abarundi bakiri kugenzura agace gato k'umujyi wa Uvira, ariko M23 ibari bubi cyane. Mu gihe cyabo badushobora kumva Uvira nayo yamaze kuba yongera ku bice bigenzurwa na M23. Ahubwo ntabwo nakubwiye ibyo muri Warikare. M23 yatangaje ko isaha n'isaha ngo bitagomba kudutungura igihe twayibona imaze kubigaruka muri Warikare,
bitewe nuko FARDC gikomeje kwica amasezerano bagiranye, kuko bari bagiranye amasezerano yo kuba batanga agahenge mu ntambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Bavugana rero yuko bagomba gutanga agahenge, ariko ngo FARDC ntabwo iri kubahiriza aka gahenge, cyane cyane ngo binyuze mu ihuriro ry'ingabo barwanana, aho nk'abawazalendo ngo bakomeje akavuyo kenshi, bakomeje kwica abaturage, bakomeje kubahohotera by'umwihariko abo muri Ituri ndetse no muri Walikale na Tanganyika, ngo bakomeje guhohoterwa cyane. Niyo mpamvu rero M23 yamaze gutanga umuburo, ivuga ko isaha n'isaha tutagomba gutungurwa igihe twakongera kuyibona yasubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri kariya gace ka Walikale baheruka kuva mu minsi yashize. Nk'uko mubizi, Walikale ni n'agace ka mbere gacukurwamo amabuye y'agaciro, by'umwihariko ibuye rya gasegereti niko ka mbere kavamo ubu bwoko bw'aya mabuye ya gasegereti ku isi, mbere y'ibindi birombe byose bibaho. Ubwo rero ndaza kugenda nkubwira impamvu bagiye kugaruka n'igihe biteganywa ko bashobora kuba bahazira. Ntabwo ndi bure kukubwira gato ku Ababirigi bite byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nta kanunu kabo duheruka, bite byabo n'ayahe makuru yabo, byose ndaza kugenda mbikubwira. Ese barishwe, barashize, ese baratinye, ese M23 yabaragiranye ibiganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo Ububirigi bwamaze kwikuramo? Ibi byose rero nibyo ndibuze kugenda ngusobanurira muri aya makuru yose agezweho. Mukurikirano ku Ibendera TV, ariko nizera yuko mwamaze kugera muri community, mwamaze kugenda mwandika comment zigiye zitandukanye. Murabizi ikintu cya mbere hano kiba ari comment, mwandike comment zitandukanye ko tuzishingiraho tumenya amakuru tugomba kubategurira, kuko iyo tubwiye uti nshaka kumenya amakuru ya M23 ati hano bimeze bite, ejo iyo ngiye gutegura nayo ngayo nibandaho cyane nkaba ariyo ngushakira kuruta ayandi ariyo yose. Ubwo rero kanizere ko subscribe yo mwamaze kuyikanda, wowe utarayikanda nyamuneka manuka gatoya aho ngaho ukande kuri subscribe mu cyongereza, mu gifaransa ni subscribe. Ubwo byose murabigenda mubibona, abone byose hari abone mu gifaransa, byose bagenda bibona bitewe n'ururi mukoresha muri telefone yawe. Ubwo rero reka duhure mu kanya nyuma yako kananga mpita nanzika n'aya makuru uko yakabaye. Yes, reka noneho nyatangira aya makuru, nyatangirire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mubwire ibyinshi kuri iyi nkuru nari maze kugenda nkubwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, aho umuyobozi wa M23 w'ihuriro Alliance Fleuve Congo witwa Corneille Nangaa amaze gutangaza umuriro, amaze gutangaza amagambo akomeye, amaze gutangaza yuko ng'isaha n'isaha ngo gahunda bafite nka M23 cyangwa se nka Alliance Fleuve Kongo, ngo mu mboni zabo nta kindi kirimo, nta yindi target bafite uretse kuba bashaka kuba bakwigarurira ubutegetsi, cyangwa se ngo ubutegetsi buriho bukaba bwahima, ngo kuko ngo babona ngo ikibazo gikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ntabwo ari intambara, nta nubwo ari abasirikare ba FARDC, nta nubwo ari umutwe w'abajenosideri wa FDLR cyangwa se wazalendo n'indi mitwe itandukanye, cyangwa se Ababirigi, ahubwo ngo ikibazo gikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ngo ni perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ngo niwe muntu uteje ikibazo hariya, ngo ndetse ngo mu ntego zabo, mu mboni zabo, ngo nta kindi kizamo ni uyu mu perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bafite gahunda rero yo gutera intambwe, ngo mu biganiro byose byaba, mu nzira zose byasaba, ngo gahunda bafite no kuba bagera Kinshasa ndetse bakaba bahirika ubutegetsi bwe, niyo bo ngo hajyaho undi muyobozi uwo ari we wese aho yaba aturutse hose, bitabaye ngombwa ko hajyaho umwe muri bo, ngo nta kibazo bafite. Ngo ikizima nuko witwa Tshisekedi ngo wabandurije igihugu, Tshisekedi ngo wangije izina rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'umwihariko mu banyamahanga bahora babona ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihora irira, by'umwihariko ishinja ibibazo by'amafuti igihugu nk'u Rwanda gito cyane kuri yo, ngo ni ibintu ngo biteza ikibazo, ngo ku buryo ngo babona yuko
uyu Felix Tshisekedi n'imyumvire yidahwitse ngo aricyo gituma kugeza n'uyu munsi intambara igikomeje hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero nuko bimeze ngo gahunda ngo mu biganiro bigomba kuba ku munsi w'ejo bundi kuwa gatatu, ubwo ni ku munsi w'ejo Prito mu mbabarire ni kuwa gatatu, aho bigomba kubera i Doha muri Qatar, bikurikira ibyabaye mu cyumweru gishize, ngo mu ngingo ziremereye bari kuganiraho ngo nuko ngo mu byo baganira byose icyo kuba witwa Tshisekedi yaba yavuye ku butegetsi ngo nicyo kiza imbere y'ibindi byose, ngo hanyuma ngo namara kwemera kwegura akava ku butegetsi ngo ibindi byose bishoboka bazabikora. Intwaro ngo biteguye kuzirambika, ibice bafashe bakaba babisubiza, ariko ari uko byagenze gutyo Tshisekedi yamaze kuba ava ku butegetsi amazeho imyaka itari mike cyane, aho amaze kuba atezamo ibibazo biruta igihe amazeho, ngo ibibazo amaze guteza biruta igihe amazeho. Abakongomani rero by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe Alliance Fleuve Congo, binyuze mu muyobozi w'iri huriro Colonel Nanga, imaze gutangaza yuko isaha n'isaha ngo bagomba kubamutera ndetse bakaba bamuhirika ku butegetsi bagashyiraho uwo bashaka. Reka nkomereze muri turi nkubwire yuko wa musirikare nakubwiye ku munsi w'ejo, umusirikare wamaze kuba ashaka gufata ku ngufu umugore, igihe umugore ramwangiye, uwo musirikare wa FARDC agahitamo gufata imbunda akamwica ndetse n'umwana w'abarashe. Kuri ubu rero uwo musirikare yamaze kuba atabwa muri yombi. Uwo musirikare ari mu maboko meza ya M23, aho M23 yamaze kuba imufata, nibyo bita kutekwa nyara, aho bamaze kuba bamufata akaba ari mu maboko meza cyane atarayariko. Kuri ubu rero bikaba bivuga yuko uwo musirikare ng'ikintu gikomeye ari gusabirwa, by'umwihariko abayobozi ba M23 ngo barashaka kuba bamufata bakamubamba nk'uko babikoreye Yesu, kugira ngo atange urugero ku bandi basirikare ba FARDC ngo batumva icyo kuba umunyamwuga cyangwa se kuba umusirikare w'umwuga bisobanuye, kuko ngo kuba umusirikare w'umwuga ntabwo ari ukugenda urwana n'abaturage badafite intwaro, ngo umusirikare arwana n'abasirikare kuko ngo kirazira buriya nawe uzagende ubireba neza. Umusirikare ashobora guca no ku bantu bari kurwana cyangwa se bari guserera mu muhanda akikomereza, ibyo biba bimureba cyangwa se ibyo abarebana nabyo ni iby'abandi basirikare, cyangwa se ari nk'ibihugu biri byarwanye ari aduyi arebana nawe, apana iby'abasivili. Ubwo rero ngo barashaka gutanga urugero ku basirikare ba FARDC bose, ngo kuko ngo iyi ndwara bose ubona yuko ngo bayirwaye, ngo ni ikibazo bahurira zaho bose, ngo kukuba bose badakora kinyamwuga ndetse bafatirana abaturage bakabahohotera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, baba kubafata ku ngufu, kubasaba amafaranga nk'abo nakubwiye muri mugoroba basaba amafaranga abaturage ndetse banateye bariyeri mu muhanda agenda unyuzeho wese bamusoresha. Ibyo rero nibyo M23 ishaka gutangamo isomo, igatanga urugero kuri uyu nguyu, ngo bakaba bamufata bakamubamba. Bamwe kandi banavuga yuko ngo uyu musirikare ngo bamufashe bakaba bamukatira imyaka itari mike cyane, ngo nanone ngo byagaragara neza ku ruhando mpuzamahanga ko M23 ngo ifite gahunda yo kumvikana, ndetse ko umusirikare wese cyangwa se umunyabyaha yafata atitaye kuba ari waduyi, ngo bagomba kumuhana nk'uko bahana abandi, ngo nta bintu by'inzika cyangwa se ibindi bintu byo gukabya bigaragayemo. Kandi niyo mpamvu rero bivuga ko ngo bashobora kuba bamufata bakamukatira imyaka myinshi cyane, niyo yahera kuri 30 kuzamura, ariko bakamukatira batamwishe ngo bamwiture icyo yakoze, kuko umuntu iyo yishe ntabwo nawe ahita yicwa inshuro nyinshi, akatirwa igihano cy'imyaka myinshi, ariko akabanza akamenya icyaha yakoze ndetse akagihanirwa atitabye Imana. Ubwo rero nuko bimeze. Nkubwire ko Ababiligi nk'uko nari maze kubikubwira rero, bivuga yuko Ababiligi ngo bari mu nama, bameze nk'abantu bari mu kintu cyitwa kimeze nk'inama, aho bamaze igihe kinini barekereje bashaka kumva ibigomba kuva mu biganiro M23 bikomeje kugirana na Kongo cyangwa se na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibiganiro bikomeje kuyoborwa na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ni umuyobozi wa Qatar, aho bakomeje kugenda bagirana ibiganiro. Rero uyu muhuza ari ugenda ubahuza. Ubwo kuri ubu rero ngo nibyo bategereje, nibyo Ababiligi bategereje, intwaro nshyashya, indege za drone nshyashya ngo bamaze ko bazohereza, ndetse zikuri ubu ngo ziryamye mu Burundi, isaha n'isaha zahita zinjira zinyuze muri Uvira, bakaba bahita basubukura urugamba, ngo kuko
bafite gahunda yo kwihorera kuri M23 yabiciye abasirikare batari bake. Ubwo rero nuko bimeze, iby'Ababiligi nuko bigiye byifasha, ariko hagati aho nizere yuko nawe wamaze kunkandira subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 makuru atandukanye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Comment nizere yuko mwagezeho mwamaze kwandika, ni iby'agaciro cyane iyo wateye comment ukakora subscribe ugakanda like ugakora share, ibintu biba ari amahoro, ari byiza kurushaho. Ubwo rero ni ku Ibendera TV, mu kanya gato cyane turagaruka mu yandi makuru araza kubagezweho. Mukomeze mugire ibihe byiza.